Yitwa Hakizimana Vincent de Paul wo mu murenge wa Muhoza, akagari ka Ruhengeri. Ku myaka ya 58 yafashe umwanzuro wo gusubira ku ishuri. Ni urugendo avuga ko rutari rworoshye namba, kuko mu bucuruzi yakoraga yagorwaga n'icyo bita ikoranabuhanga kuri ubu, aho yafataga ibishushanyo mbonera cyangwa se ibibanza by'abantu bakeneye kubaka akabibashushanyiriza n'intoki, hanyuma akaza kubona ko ibyo bintu bitakigezweho, kuko akenshi yaburaga abakiriya bakigira ku bakoresha ikoranabuhanga. Mu buryo bwo kugira ngo abungabunge business ye, Hakizimana Vincent de Paul ahitamo gusubira ku ishuri, aho arangirije muri Muhabura Polytechnic Integrated College MIPC i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Numvaga ari ngombwa ko kwiga ntabwo byangira kandi mu magambo ye yakomeje agira ati, nasubiye kwiga kubera ipfunwe naterwaga no kuba nta koranabuhanga nari narize. Nk'umwubatsi twe twakoraga ibishushanyo tukabikora n'intoki, umuntu yaba aje gusaba icyangombwa cyo kubaka tukamuha igishushanyo gikozwe n'intoki, babigeza ku karere ngo babahe icyangombwa cyo kubaka, bakabasaba ibyangombwa binyuze mu ikoranabuhanga, nkabura abakiriya ntyo. Ati ibi byatumye njya kwiga ibijyanye n'ubwubatsi muri kaminuza kugira ngo nkomeze guhangana ku isoko ry'umurimo, kuko nabonaga rwose abakiri bato bantwara abakiriya. Hakizimana Vincent akomeza anenga abantu bavuga ko bashaje badashobora kwiga, anabagira inama yo kwitinyuka bagakora icyo bagomba gukora kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Kwisuzugura no kwitinya, nanjye nza kwiyandikisha hano baravuze bati sikuzi normal technique, hano ukaba barize mu Faransa, hano bakaba baziga mu Cyongereza, Umuyobozi w'ishuri rikuru ryigisha ubumenyingiro rya Muhabura Integrated Polytechnic College, Professor Zefani Rwamakuba, nawe ashimangira ko kwiga bitarangira kandi bidasaza, ari nayo mpamvu n'abakuze bakwiye kugana ishuri Muhabura Integrated Polytechnic College. Nitwa Professor Zefani Rwamakuba, ninjye muyobozi wa MIPC. Icyo abanyeshuri barangije tubasaba nuko amashuri atarangirira aha, kwiga ntibirangira kandi kwiga ntibisaza. Uyu muyobozi kandi yaboneyeho gushishikariza abarangije muri iri shuri bose kuri graduation ku nshuro ya 6 muri MIPC Muhabura Integrated Polytechnic College, abasaba ko ubusabe bw'abantu bumara kwemerwa bwo gushyiraho ikindi cyiciro muri iyi kaminuza, ko bazagaruka bakongera ubumenyi bakuye muri iri shuri. Dufite umusabe muri heke, twamaze gusaba Bachelor of Technology. Rero turabasaba gutekereza ko umunsi batwemereye gutangiza Bachelor of Technology bagaruka bakongera ubumenyi mu mashami bari gukurikiye hano muri MIPC. Iki akaba ari icyiciro cya 6 gikoze graduation muri Muhabura Integrated Polytechnic College, aho abarangije iki cyiciro cya 6 ari abanyeshuri 152. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru Bwana Mugabo wa Gahunde Maurice akaba yagarutse ku masomo atangirwa muri MIPC, ndetse anasaba abarangije kuza bagaba imbaraga z'intara y'Amajyaruguru bagafatanya n'intara y'Amajyaruguru mu rugendo rukomeje rw'iterambere, ndetse anabasaba kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yaba iva ikagera. Ishyani hirwa abanyeshuri barangije amasomo yabo uyu munsi muri MIPC. Tunashimira n'ubuyobozi n'abarimo ba MIPC muri rusange. Ni ishuri dusanzwe dufatanya muri gahunda nyinshi n'ubuzima busanzwe bw'intara, ubona ari ishuri tujyanamo. MIPC rero tukashima ko baza basubiza ibibazo dufite, koko urebye na porogaramu batanga, ubwubatsi, electricité, ICT, ikoranabuhanga muri rusange, ubukerarugendo nka kimwe mu bintu bikomeye tureba mu ntara yacu, iterambere ry'ubukungu bw'intara yacu twubakiyeho. MIPC rero
tukaba dushima ko dufatanya tukuzuzanya. Abanyeshuri rero barangije uyu munsi icyo tubifuriza nuko baza tugafatanya muri urwo rugendo rw'iterambere, cyane cyane ubumenyi bushya bungukiye ahangaha, tekinoloji nshya bungukiye ahangaha, baze dufatanya. Nkuko nabivuze harimo amasomo y'ubwubatsi, nka turi mu mujyi wa Musanze, urabona ko umujyi uzamuka byihuse, turifuza inyubako koko zijyanwe n'igihe. Bafite abarangije mu ishami ry'ubwubatsi, bafite abarangije mu by'amashanyarazi, baze dufatanye. Abarangije mu ikoranabuhanga, abarangije mu birebana n'ubukerarugendo, baze dufatanye koko bazane ibitekerezo bishya bituma ubukerarugendo mu ntara yacu koko bufata icyerekezo gishya kandi bukurure na ba mukerarugendo benshi. Ariko noneho ku barangije by'umwihariko hari n'ibindi mbasaba. Mu byo mbasaba ni ukuza tugafatanya, bagafatanya n'inzego z'ibanze n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu gusubiza ibibazo bikigaragara mu ntara, harimo ibibazo by'umwanda, harimo ibibazo by'imirire mibi, harimo ibibazo by'abana bata ishuri, harimo ibibazo by'ubusinzi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ariko nanone ikibazo nubwo ari hake kikivugwa, ariko icy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse kigaragara no mu rubyiruko bagenzi babo bakiri bato, kugira ngo ibyo byose tubifatanye tubirandure burundu mu ntara yacu.